kandi uwanjye njye ndamuhetse. Nibajije ibyo ari byo. umwana yari afite igihe kingana iki? Uwanjye yari afite imyaka 3 n'amezi. Ngiye kubona mbona nayo nanje gutekereza ko yaba ari umuturanyi wenda aje amutwaje ku mwana bahurira mu nzira. Noneho nyinguye simenyereye gutomboka, ndamubererekera ngo yinjire kuko sinahabonaga neza, nagira ngo itara riri mu nzu byibuze rimfashe. Wa wundi umuri inyuma umugore aza asatira umuryango noneho njya namubona neza, mbona ni wa wundi. Impore komera, humura ndakumva, birababaza ejo, birababaza. Umugabo urumva yinjiye mu nzu na wa mwana, umugore akingera imbere mu maso aho mureba neza mba namubonye. Mu by'ukuri nawe yaje azi ko njyewe nawe tutari n'umugabo tutakibana, ko niko yari yabwiwe. Nawe akimbona yabaye nk'uguye mu kantu. Basuhuza abakunzi bacu, abashu mumeze mute? Ndizera ko mumeze neza. Nevana kuri mikoro, turi kumwe na Ganza Iganze TV. Ejide mumeze neza? Ndashima Imana. Okay, ntiwumva. Abakunzi bacu rero turabasuhuje cyane, diaspora, isi yose, abanyarwanda. Wamfashije ko ari we uheruka kwiga, Abari mu cyaro, abari mu mujyi, turabasuhuje. Abo bimeze neza, abo bitameze neza, none byaba bimeze neza ejo bikanga cyangwa bikemera. Twongera gushimira abantu bajya bagira umutima wo gufasha, Imana ijya ibaha umugisha. Igihe kimwe ijambo nararisomye rirambwira ngo nubasha gukora mu butunzi bwawe ukagirira neza ubabaye, nawe Imana izakugirira neza. Hano imbere ya kamera hari umubyeyi tuje gusura, ufite ubuhamya, ufite agahinda, ukeneye inkunga, ukeneye gufashwa. Wowe uri bwumve ubu buhamya, uri bwumve iki kiganiro kikagukora ku mutima, ugakora bikeya mu byo utunze, Imana yiteguye kuguha umugisha. Wari uzi ko gutanga bidasaba ubukire, ahubwo bisaba umutima? Ntabwo bisaba ubukire, kuko hari aho bigera umuntu agakenera n'uwamuganiriza, agakenera n'uwajya amubaza ngo waramutse ute. Hari igihe uba ufite umufuka w'umuceri ukaba wakoramo ikiro kimwe, hari igihe yego ukora bikeya mu butunzi Imana yaguhaye ikakugirira neza. Tugiye gutangirana n'uyu mubyeyi yibwira abadukurikiye. Karibu mama. Murakoze cyane. Nitwa watangira ukatwibwira umutumirwa wacu? Murakoze cyane, ndabashimiye. Mbere ya byose ndabashimira kuba murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Umuhoza, nkaba ndi umubyeyi, mfite abana 2 b'abakobwa. Umukuru afite imyaka 12, arangije ikizamini cya leta, azajya muri segonderi, Imana nibikora neza nk'uko isanzwe ibikora. Umutoya ntabwo yabashije kugira amahirwe yo kujya muri garidiyene nk'abandi bana b'incuke, ariko Nyagasani agize uko abigenza ashobora kujya mu ishuri. Simbizi, byose ni ukwizera Imana, nta kindi bisaba. Rero ndabashimiye mbere ya byose, nshimira n'Imana yabohereje, kuko hari impamvu yatumye. Ntekereza ko ari Mwuka w'Imana wabahamagaye, agenda abatembereza, abereka abantu bafite ibibazo cyangwa se n'abafite ubundi buryo babayeho bitanejeje. Nanjye rero nisanze muri abo. Nk'uko natangiye mbivuga, ndi umubyeyi, mfite abana 2 bibana, papa wabo yaradutaye. Ni inkuru ndende, niyo mpamvu nashatse kubasangiza ubuhamya bwanjye, kugira ngo namwe mubyumve ko ari ababyeyi yenda babayeho nkanjye, cyangwa se babayeho munsi yanjye, cyangwa se hejuru yanjye, simbizi. Icyo nzi neza ni uko intoki zitareshya n'ubundi natwe ntitwareshya. Rero humura, ijambo ry'Imana ryo ryaravuze ngo naho igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka.
amen. kandi kikagira ibiba bimeze nk'ibya mbere. Murakoze ahari cyane. kurira kwararira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Murakoze. Humura. Nagira ngo rero tudatinze udusangize ku buhamya bwawe. Hari umumama w'umushiti wanjye wampamagara arambwira ati mfite umuntu ufite ubuhamya, ambwira ko anagucumbikiye bagusohoye mu nzu, ambwira ko ejo bundi umwana ari mu kizamini cya leta bamusohoye, wabyitwayemo ute? Ese wadusangiza ku buhamya bwawe? Ni karibu. Murakoze, byarabaye ntabwo yakubeshye, ibyo byose uvuze byarabaye, ariko kubwo kugirirwa neza n'Imana nagiye mbona bya bindi bavuga ngo ni ukuboko kw'iburyo kw'Imana. Imana yaramfashije. Navuga ngo simfite aho kuba, cyokoze aho ndaraho ndahafite kubera ko uwo mubyeyi yarantabaye. Hanyuma ibyo by'umwana n'ubu ndacyafitemo ibibazo kubera ko ntabwo yishyuriwe. Nubwo abana bajya mu kizamini cya leta yego, ariko haba hari andi bihembwe byatangiye byabanje ntabwo byishyuye. Nagiye ngerageza ibishoboka byose nkagerageza kubona ibikoresho mu mbaraga nk'izanjye, ariko byarangiye nk'ubu niyahawe birote nk'abandi kubera ibyo bibazo byose. Ariko nyine ndashima Imana ko nagerageje kwegera ubuyobozi bw'ikigo mbaganiriza ikibazo nari mfite, bampa kondisiyo ngomba kugenderaho, ariko umwana yinjizwa mu kizamini cya leta arakora, ariko ubwo urumva hari ibitaruzura ngomba nsabwa kuzuza. Nk'uko natangiye mbivuga rero, nashatse umugabo nk'abandi bakobwa kuko sinigeze mbyarira mu rugo, ntabwo byabaye nk'ibintu bitunguranye. Nashatse umugabo turabana, igihe kiragera, navuga ngo ibintu byaje kugorana kumwe abantu bagira ibyo batumvikanaho. Igihe kiragera umugabo tubana neza nta n'ikibazo, aza kunca inyuma, abyarana n'undi mukobwa. Ibyo ndabimenya kubera ko namukundaga, ngerageza kwihangana nubwo biba bitoroshye. Turabana, ndenza kuri icyo kintu ari gakeya. Ntabwo byari byoroshye pe. Uko biri kose namwe muri abantu bakuru, murumva nk'umubyeyi niba umuntu mwabanaga umukunda akagera ku rwego rwo guca inyuma ku muntu muri kumwe mu nzu, ntabwo ari ikintu cyoroshye. Impore aka kanya n'undi wese byabaho, ndahamya yuko atanezerwa. Impore mama. Rero kubera ko imbaraga z'umubiri w'umuntu ni nkeya, turi abantu, muraze kunyihanganira, bibaho. Impore humura. Byarabaye, mbana nabyo, aba ndabizi ko baryamana turi kumwe mu nzu. Oya uretse aho hatinda. Impore, reka mbanze nkubwire ngo impore, uravuze ngo uwo muntu babyaranye mwabanaga mu nzu imwe? Yari umukobwa wandereraga imfura yanjye. Bakaryamana, nagiye gupagasa kumwe, umuntu aba ashakisha hirya no hino. Nza kubibwirwa n'umupangayi twari twegeranye, akajya ambwira ati ariko umwana wawe iyo amasaha ya saa sita ageze baramwoza bakamunzanira, kuko akenshi umugabo yabaga ari mu rugo bakiriranwa. wirira komera. Rero kuri humura. bya bindi gusenga ni byiza. Ubundi sinari buzabimenye, ariko icyatumye mbimenya muri iyo minsi baryamanagamo, urumva nabibwiwe n'umuturanyi. Kubera ko umugabo namukundaga, numvaga nagomba kumva amabwiriza. Navuga ni ikintu ntahagazeho, ntabwo ndi umuntu wo kugishingiraho ngo mbe nasambura urugo rwanjye. Ni ukuvuga wajyaga ku kazi, umugabo agasigara mu rugo n'umukobwa mwabanaga, umukobwa agafata umwana akamwoza akamujugunya ku muturanyi. Yaramubwiraga ngo genda ujye kuryama hariya ko yarahakundaga. Impore. Bakajya mu nzu bagakora ibyabo,
njyewe urumva nagendaga nzindutse mu gitondo, ndakumva. narazindukaga muri Kigali murabizi biba ari ukuzenguruka, nkagaruka nijoro. Uwo muturanyi niwe waje kubimbwira ko yari umubyeyi nawe yarankundaga, ariko sinabyitaho, sinamuha agaciro niko navuga. Ya Mana rero umuntu asenga itagira ibura uko igenza, igihe cyarageze amutera inda. Amaze kumutera inda byabaye ubuzima bungoye kubera ko komera pe, komera ni ukuri, komera humura, sibyo? Nta joro ridacya humura. ngasanga abantu baserebuye bishimye, yari amateka agoye. Humura ndakumva. Ibyo bintu nemera kubibamo kubw'urukundo ko naramukundaga. Ataha akaba ahubwo nsanze yambaye imyenda yanjye, Impore. kubera ko rero njye ntamenyereye guhisha ubuzima bwanjye, mba numva niba mbana n'umuntu umukunda nta mpamvu yo kuvuga ngo wenda ndakinga ibi. Sijye singira ibyo guhisha kubera ko ndi umuntu usanzwe, ndi umuntu usabana, ndi umuntu ugira urukundo, nkihangana. Rimwe naje gutaha nsanga yambaye imyenda yanjye nk'ibisanzwe, noneho negera umugabo ndamubaza nti se iyi myenda yambaye si iyanjye? Agiye kunsubiza arambwira ngo ubusanzwe abagore barambarana. Impore komera, ntabwo biba byoroshye. fata kandi uza wihanagure sheri wanjye. Impore pe, nabibayemo. komera kandi. Wakimara kunsubiza gutyo mbese numva nta jambo ahari ngifite, nangira kwakira ko ngomba kubana nabyo. Gerageza kwegera abantu bakuru, bamwe bakambwira ngo niko zubakwa, abandi bati muke, abandi bati bivemo, ariko natekereza ko mfite umwana ukiri mutoya, rwose umwana nakura nzamubwira ko papa we yagiye, nzamubwira se ko ari iki cyatumye ntabana nawe. Ndaguma mbana nawe, bamaze guterana inda, inda yarakuze, ijya kugera hafi mu mezi 5, uko biri kose n'uwayisha wese kuri 5 bijya kugaragara. Tukiri aho hari ikintu nshaka kukubaza kandi ukomere wihangane. Icyo Imana yavuze kuri we no kugikora izagikora, sibyo? Uwo mukobwa akimara kumutera inda mwabanye mu nzu, hanyuma mwararaga gute? Ese mwararaga ku buriri bumwe? Byagendaga gute? Birumvikana wari umajije kwakira ko muri abagore babiri mu nzu, cyane cyane ko yari amutwitiye. Ibyo bintu wabashije kubyitwara mute? Ese mwarasangiraga ku meza, mwajyaga kuryama, bikagenda ute? Rero tukiri aho kugira ngo ngire n'icyo mbwira abandi babyeyi bagenzi banjye, Yego. abantu bafite abakobwa babarerera abana cyangwa se bakora mu rugo mu ngo zabo, njyewe hari imiterere yanjye mfite n'uyu mwanya, nubwo nakira nkagira ibya mirenge nashobora kwirengagiza. Niba hari ikintu cya mbere Imana yankoreye ku isi nkanezerwa, ni ukuba yarampaye umwana, njye nkamubyara avuye muri njyewe, Amen. agakurira mu nda yanjye kugeza amubyaye, nkabibona ko agenda, nkabibona ko avuga nk'uko mvuga. Ntabwo nkubeshya n'ikintu gikomeye, ari nayo mpamvu ngira ngo mbabwire ababyeyi, cyane cyane nibo mbwira baba mama, bagerageze kunyumva. Umuntu ukurerera umwana, ubwo ndagendera ku kibazo warumbajije, umuntu ukurerera umwana, ntekereza ko ntacyo wakabaye umuhisha. Yego. Umubyeyi nyawe ufite umutima, umuntu wakurereye umwana wawe, wabyaye, akamenya ko yariye, akamenya ko yoza, akamenya buri kimwe cyose, njyewe simfite ubushobozi bwo kumufata nk'undi muntu wo hanze. Kubw'ikibazo warumbajije rero, urumva mbere hose namufataga nka murumuna wanjye, nyuma nza gusanga abaye umukeba. Uza gusanga ari mukeba we musangiye umugabo. Yego. Warumbajije ngo nabyitwayemo gute? Yego.
kuko twabaga mu nzu nini icyo gihe, yari ifite ibyumba bigera muri 3 na salo, urumva nari mfite icyumba cyanjye nawe afite icye bikiri bikwamo ibintu pe. Yabaga mu cyumba cye nk'ibisanzwe, ariko iyo navaga mu rugo cyo nabashaga kubona agaragara nk'uwabaga mu cyumba cyanjye, kuko niba uvuye ku kazi ugasanga umuntu yambaye imyenda yawe, ni uko cya cyumba cyisangamo. Rero muri iyo minsi twabibanyemo gutyo, aba mu cyumba cye nibyo, ariko urumva yari afite kominikasiyo yihariye n'umutware. yego Ibyo bintu rero nabibayemo gutyo, igihe kiragera noneho babibona ko nanjye nabibonye ko atwite. Bamaze kubibona, wa mumama wari warambwiye ko baryamana, yari umuntu mukuru ntabwo yari umwana, yari akuze cyane, aza kwegera umugabo, hari nawe byaramurenze ko yarambwiraga turi nk'umwana wanjye, ungana nk'imfura yanjye, ati nkurikije imyitwarire yawe sinatuma urugo rwawe rusenyuka. Yaramwegera amubwira ati ibintu ukorera umugore wawe bizakugiraho ingaruka kandi itari nziza. Ati kandi ibintu byose muba murumva yo muturanyi wacu wa hafi, ati ibintu byose muba mu ngenda bizi nzi ukuri kwabyo, birabasaba rero ko muhindura imyitwarire. Muri iyo minsi urumva bamaze kumenya ko yabavumbuye, bapanga uburyo bwo kugira gute gucikisha wa mukobwa. Ukumva jye naracecekaga, nta rindi jambo navugaga. Mu kumubwira yaramubwiye ati uriya mugore ubona ucecetse kuriya ushaka kuzakuramo ikindi kintu, umuntu ucecetse utavuze akenshi aba ari gushaka imyanzuro afata. Iryo joro narabyibuka naratashye, oya mbere gatoya nagiye ku kazi nk'ibisanzwe, bapanga umupango wo kumucyura umukobwa. Barampamagara, bari maze icyumweru kimwe muhenze. Umugabo arampamagara ati umukobwa yarwaye ashaka gutaha, ndabona nta kintu ashaka gukora, ariko ko nari nzi siri bari bizi neza ko baryamana. Yego, Uraceceka ntiwabibwira umugabo? Anatwite. Ntiwanabibwira umugabo? Uratuza? Ndatuza ko tukiri aho ngaho reka nkubaze, Imana iguha umugisha kandi uwo mutima ufite uzawugumane. Ni ukuvuga ngo wamenye ko umugabo aryamana n'umukozi, umenya ko yamuteye inda, uratuza ntiwagira ikintu umubwira, urakomeza uwo mugore mu rugo cyane. Imana iguha umugisha, komeza utubwire. Ndangije barampamagara ambwira gutyo ko ashaka gutaha, ndamubaza nti se mureka atahe kugira ngo mfite amakuru. Imana imubwira atahe nta kibazo, nzashaka undi cyangwa se niba arwaye nakira azagaruka. Ngo none se ngo arataha nta mafaranga umuhaye? Ndamubwira se ko nta n'icyumweru kirashira muhimbye namuhaye yashyize, ngo yayohereje iwa. Ibyo bisobanuro byose ntabwo nabihabwaga na nyir'ubwite, nabihabwaga n'umugabo wawe n'umutware wawe, ngo yayohereje iwabo. Ndamubwira nti rero njye ntabwo naba nahimbye umuntu mu cyumweru kimwe nongere muhe andi mafaranga. Nahamagara abo yayahaye abwire ko afite ikibazo, bamusubize itike atahe. Arangije baraceceka aranyihorera. Hashize akanya barongera barampamagara, wumve ko ahantu nakoraga umukoresha wanjye yari ari aho hafi, hari hakiri mu gitondo na organization y'akazi ntabwo itarayikora. Nangije aranstresa barakoresha baranstresa kuri telefone. Umukoresha wanjye twari kumwe ko mu masaha mu gitondo byabaga arimo turu kuzenguruka areba batangiye akazi iki, bivuga ngo icyo gihe akomeza wakoraga kumbona ari iki? kuri telefone. Hari umumama yari tante wanjye, yari afite umunyamahanga akorera, ntabwo nibuka ngo yari wo mu kihe gihugu, ariko niba atari muri Malawi ni nko muri Nigeria. Hari ahantu bacuruzaga muri niba nabyita kenkayori, cyo nabonaga ari ibikoresho byinshi. Hanyuma tante wanjye yari agiye kujya hanze, arangije aramubwira ati ko nagukundaga ukaba ugiye, akazi wakoraga kuko ndabona undi muntu. Tante ko yari azi ubuzima mbayemo. Wakoraga amasuku kwa tante wawe? No, njye nakoraga k'uwo mumabuja wo hanze, ari mu diaspora, niba atari muri Malawi ni muri Nigeria. Noneho tante wanjye icyo gihe ko yari azi ubuzima mbayemo, ubwo ni kera ntarabona akazi nkibyara, agiye kujya hanze, arabonye uburyo bwo kujya hanze, aramuhamagara aramubwira ati mfite umukobwa wanjye
namuguha ndabizi neza ko mwizeye. Uwo mumabuja aramubwira ati niba uzi ko mwizeye mumpe kugira ngo icyuho cy'ahantu wakoreraga we bitagira ikibazo. Nibwo buryo nabonyemo ako kazi, narazindukaga rero nkagaruka bwije. Urumva wari ufite ikikubeshaho tukiri aho ngaho. Ndagira ngo utubwire uko umukozi yagiye, nyine tubwire ubuzima bwawe. Niyo mpamvu urumva umukobwa kugira ngo ave mu rugo, urumva babanje kumbwira ko umuntu atameze neza ngo arwaye, bumva ibyo turufu ntiri bukore. Nyuma barambeshya ngo impamvu ari kurira ngo nyina yapfuye, ngo naba umuntu be babiri. Uwo mukobwa yari ari kurira? Yego. Umugabo arambwira ngo ngo nje gusanga ngo icyamurizaga ngo yapfushije mama we, ngo naba ari umuntu be babiri ngo bapfiriye rimwe. Nibwo nahamagaye wa mama twari duturanye wamfatiraga umwana igihe ibyo byabaga biri kuba, ndamubwira nti se ibintu numvise nibyo? We nk'umuntu mukuru urebera kure, n'umumama ukuze yari yaracuze, twabaga mu mazu yabo, arambwira ati mwana wanjye nahoze mbikubwira sinakwifuza kugusenyera, ariko ukoresha ubwenge bwawe ugendeye ku byo nakubwiye n'ibyo nawe ubwawe uzi. Ntabwo uriya muntu afite ikibazo na kimwe, ahubwo kubera amagambo nababwiye bavumbuye ko nabafashe mbizi, batekereza ko nabikubwira, niyo mpamvu umukobwa ashaka kumucikisha. Ndamubwira ntuke urakoze. Mu minota mike cyane n'ubundi arongera arampamagara, ibintu bimeze nabi, ni ikintu nakoze. Nahise mabuja urumva yambonaga ndi kuri telefone buri kanya, kandi uzi ko akenshi biba bitemewe mu masaha mu gitondo, ahita ambwira byarakomeje. Nahise mfata akamoto ndaza ngera mu rugo, nsanga umukobwa yayagaye n'iki, mfata umwanzuro wo kumuha itike. Byari 2,500 nagombaga kumuha, namuha 3,000, kuko nari nzi amakuru yose. Nabikoze kugira ngo mvire mu rugo ntaratekereza nabi. Umukobwa arataha, nkomeza bwa buzima bwo kwihanganira umuntu tubana. Rimwe rero yaje kubyara, twicaye ku meza, telefone irasona, bamubwira ko yabyaye. Ndanabyumva ndatuza, ntegereza uko ari bubyitwaremo. Ibyo biraba byari ibyabo, kuko nawe yarabibonaga ko bimwe nabivumbuye. Yego. Igihe cyarageze rero akenera ko bamwereka umwana, avugana n'umugore we, njye ntabwo nari mbizi. Baraganira, ngo umugabo abwira umugore ko njyewe twatandukanye, amusaba ko aza kumwereka umwana inaha muri Kigali, niho twabaga. Urumva njye nari mfatwaga nk'udahari. Nari ndi mu rugo nimugoroba mpetse umwana nk'ibisanzwe nk'umubyeyi wese, ngiye kumva numva umuntu arakomanze. Muri iyo minsi navuga ngo nari ikintu cyo kurya twari dufite, umuntu arakomanze ngira ngo ni umutware ukomanze nk'ibisanzwe, kandi umuntu ugiye gukingura bwari bwije, kuko mbere y'uko ataha icyo gihe yari yarabonye akazi. Arampamagara arambwira ati rero sinaha vuba, hari ahantu ugiye kunyura. Ngira ngo ni bya bindi byo guca nko mu kabari nk'umuntu w'inzoga. Yaje gukomanga, nkingura nk'umuntu uzi ko nkinguriye umugabo wanjye. Nkinguye mbona ateruye umwana. Ubona ni wa mukobwa wakoresha guteruye umwana? No, umugabo wanjye niwe wari uteruye umwana, niwe wari ukomanze ndakingura mbona ateruye umwana. Inyuma ye mbona hari umugore ufite isakoshi. Hari nijoro, ahantu twabaga hari ibiti, ntabwo narebaga neza mu masura ko n'imvura yari yaguye. Yego. Nkibona ateruye umwana, yahise asubira inyuma. Mpagarara, numva nari mpagaze ku ruhande rw'umuryango. Umugabo yinjiye, ageze mu nzira ategereza uwinjira, araheba. Yumva arahamagaye ngo ese sheri ngo kutinjira. Umugabo wawe aravuga ngo sheri kutinjira? Yego. Akibimubwira sinamenye ngo nindabwiye, ariko jyewe nahise mbyibwira. Ndakumva cyane. Undi ntiyigeze yinjira, ntiyanavuze. Arongera ngo ese ngo wakinjiye ngo uraguma hanze? Ntiyagira ikintu avuga. None ahita ambaza ngo waretse undi mwana akinjira. Umugabo abaza wowe, arakubwira ngo reka undi mwana yinjira? Nangije mu ijambo rimwe, ko jye simenyere gutomboka pe.
nta muntu utagira uruhande rwe rwa kabiri, ariko Ndabyumva. njyewe ahari zari imbaraga z'urukundo, ntabwo nigeze ngira uwo mutima wo kumutombokana. Arambwira ngo waretse undi mwana akinjira, ndamubwira nti ariko sinamubujije kwinjira, niba afite gahunda yo kwinjira niyinjire kuko n'undi sinzi umuzanye. Ndangije umukobwa aranyitegereza yubika umutwe, ikigaragara cyo nawe yaratunguwe nyine. Ndangije ndamwitegereza mpita mubwira ahari ni kamere n'Imana ijya imbabarira, nawe namusabye imbabazi. Oya humura ndakumva. Ndamubwira nti niba mu bwonko bwawe hakora neza tambuka winjira, ntabwo ndi bugutangire. Boriye yo gukomeza aza imbere ahubwo yateye intambwe asubira inyuma. Yarakabaye yumva hari nijoro pe, Komera. kandi yaravuye mu ntara. Umutima warambwiye ngo niyigirireyo abantu babiri bashobora kugira kumuhungabanya. Nari mpetse umwana wanjye, narasohotse hagarara ku ruhande, umugabo agaruka hanze araza amufata akaboko barinjira. Sinari mfite ubundi buryo, abantu bose bari baryamye twari duturanye, nemeye gusubira muri ya nzu Impore. twabaga muri chambrette, nta nubwo ari icyumba na salo. Bivuga ngo bwa buzima mwari murimo bwa mbere akigukorera mwabuvuyemo, Bwaje muhura guhinduka. n'ubukene mugeraho mujya muri chambrette. Bwaje guhinduka. Hanyuma wa mukobwa muzana muri chambrette. Impore. Bwaje guhinduka kuko akazi nakoraga niko kari katubeshejeho. Uwo munyamahanga nakoreraga yaje kujya hanze, akazi karahagarara. Ubwo twagumanye muri iyo nzu, umugabo arabyuka ajya ku kazi adusigaho Muri babiri. yari ngewe n'umwana, uwo mugore n'umwana, dusigara mu nzu. Umutima ukajya umbwira uti rero nuramuka ugiye agasohoka akagenda uriya mugabo arakwica namubura. Narasohokaga ngasiga mukingiranye kugira ngo ntaza kubazwa amaraso y'umuntu. Naje kubitekereza, nahamagaye mama. Ntaguciye mu ijambo. Ese muri kumwe umutware yagiye ku kazi agusigaranye na mukeba, ndabyumva. Eje rwose ikintu kibabaza mu buzima, Ikintu kibabaza si uko uwo ukunda yagutaye je, ahubwo ni ukumenya ko umuntu ukunda akunda undi. wari ubizi ukuntu bibabaza? Komera. Ese witwaye ute uri kumwe na mukeba? Ese mwaravuganye? Tunyuriremo. Reka mbabwire ntababeshye pe, ndabizi ko byari nimba byaranambangamiye, Ndakumva. kuko hirya y'ibyo bintu naje kugwa muri koma kubera kubigumana mu mutima no mu mutwe, kujya sinari nzi kuganiriza abantu ngo mbabwire ibyanjye. Ikintu nakoraga iyo numvaga bindembeje nanjye nkafata umusego nkarira, igihe kikagera nkabyuka nkanywa amazi bikaba birarangiye. Igihe cyarageze rero, ku munsi wa gatatu twiriranwaga mu nzu ntawe uvugisha undi. Ku munsi wa gatatu nibwo nabonye akana gashonje kuko nta biryo twari dufite mu nzu. Umutima urambwira ngo uko yabyaye nawe niko wabyaye. Nk'umuntu aje asanga basigirira umwana nk'umubyeyi. Naramubajije by'ubwanjye n'ibyo wamubajije, umwana se uvugishije ukuri uyu mwana abayeho gute? Kuko yari umwana urya, yari afite amezi 9. Araturika ararira. Komera. Ahita ambwira ati mama bebe, ati naraguhemukiye, ati naraguhemukiye ndyamana n'umugabo wawe, nguca inyuma utaramfashe nabi. Atari ko mbabarira, ati njya kuza hano umugabo yambwiye ko mutakibana. Nkurikije ubuzima nabagamo nanjye mu cyaro nemera kuza, ariko iyo nza kumenya ko mukibana ni ukuri ntabwo nari kuza pe. Komera. Twabibanyemo, urumva ni umunsi wa gatatu. Ikintu nakoze naramubaje se ko iyo agiye ku kazi umuherekeza, nta n'amafaranga yaguhaye basi mu byo kugurira umwana biswi abona icyo arya? Ubwo uwanjye njyewe muri iyo minsi nahamagaye umukecuru Mama wawe. n'amabukwe narabimubwiye, ahita ambwira ati mwana wanjye
ati ntawamenya icyo abakeba bakenyereraho, ati mfashiriza umwuzukuru umuhungishe nushaka umutigere ndajya kumufasha, ati hato batanyicira umwana, ati kuko n'umuhungu nabyaye simpamya ko atarozwe. Umwana nari mfite umumama w'inshuti yanjye ndamuhamagara, yari atarabyara yari umujene mariye, amuganiriza arambwira ati uwo mwana mwumva genda bamufashije. Bwari ubuzima bugoye kuko mama nawe ntiyarabayeho neza, niko akunda ushaka urugo wenda narwo rutameze neza, byansabaga kubagaburira niranje ngashaka uburyo mbabonera amafaranga kugira ntungire umwana. Umwana wanjye urumva naramubaye nk'umuragije. Yego. Tubamo twamaranye icyumweru, umwana w'umukobwa uwo mukeba wanjye. Ndabyibuka ku munsi wa gatanu, no twamaranye iminsi itandatu. Umunsi wa gatanu mbwirirwa munaburara, nongewe hari umumama twari duturanye w'inshuti yanjye, njyewe yampaga ibiryo cyangwa se akanyina agashaka ikinama kugira ngo ntaza kugira ikibazo. We sinari nzi uko abayeho pe ntakubeshye, kuko sinigeze mbona aho bateka. ndetse mwaririrwanaga mpaka? Twaririrwanaga mu nzu, nagira ngo nyine ngiye aho uwo mama yampamagara kuri telefone akambwira ati igikoma kirahiye cyangwa se ibiryo, nakumva umutima unyemerera kujya kurya nkagenda nkarya. Yego. Ubwo buzima nabubayemo bihe birarangira. Ku munsi wa gatandatu rero, ku munsi wa gatanu uwo mukobwa nibwo yambwiye ati mama bebe ufite abaturanyi, ufite n'inshuti, ibi bintu ntabwo tuzabigumamo. Ati njyewe mfite agahinda kuba naraje hano nkagusanga kandi n'undi naragiye nsize uri mu gahinda. Yego. Ati mbabarira uhamagara abantu ushaka nubwo baba 2 cyangwa 3 bazi hano ngusaba imbabazi mu maso yabo. Ati kuko naje kugusenyera n'undi naragiye gusenyeye ntabwo ibintu ari byo nagumamo. Narabahamagaye, umwana arapfukama ansaba imbabazi ndanazimuha. Ndamugani wowe yenda reka tubare ko washutswe cyangwa se sinzi uko byagenze kugira ngo muryamane, ariko uyu mwana wabyaye ntatandukaniye n'uwanjye. Uzagerageze uko ushoboye uyu mwana azahabwa ibyo akeneye byose, kuko nta muntu wigeze asaba ko amubyara. None se hagati aho mwese mwararaga ku buriri bumwe? Iki kintu ntabwo kitubwiye. Umva hari muri chambrette nk'uko nababwiye, twashyiragamo irido ku bantu baba muri chambrette barabizi, bamwe imbere abandi inyuma. Njyewe rero umva nararanaga n'umwana bataramutwara, hanyuma nabo bakarara ukwabo babiri. Bakararana nk'umugore n'umugabo, wowe ukaba nk'umukozi mu rugo. Nabibayemo birarangira, umwana w'umukobwa amaze kunsaba imbabazi bukeye bwaho nibwo bumva imbere y'abo bantu yafashe icyemezo cy'uko ari bumusarane mpaka amuhaye itike agasubira iwabo. Mu gitondo koko yarabikoze, arabyuka amuhereza itike, baraherekeranyije. Arambwira ngo araza kumpamagara ngo sinzi aho bagize nyine amuha itike, arataha. Aza kumpamagara ambwira ko yagezeyo, ndatuza. Ariko bya bintu byose byambyimbiragamo kuko sinari nzi kuganiriza abantu. Igihe cyarageze ndasohoka kuko hari mu gihe cy'imvura, nza kunyerera nkubita umutwe hasi, umutwe w'inyuma ntangira muri koma. Nayimazemo icyumweru, mba mu nzu yaranze ko banjyana kwa muganga. Umugabo yanze ko bakujyana kwa muganga, akurekera muri koma. Yewe nshimira n'umubyeyi wambayeho icyo gihe, yari umukobwa kubera inshuti yanjye n'iyi saha cyari inshuti yanjye magara. Yaramfashije pe, ko muri icyo cyumweru cyose niwe muntu wambaye hafi, akaza akanyogereza aho ndi. Sinavugaga, sinaryaga ikintu na kimwe usibye gusa kumva ko nyine ngihumeka byonyine. Bivuga ngo umugabo yabigize ibanga kuri muri koma, uri mu nzu,
umuturanyi arabimenya, wa mumama w'inshuti yawe akaba ari buza akakoza akaguhindurira, umara icyumweru uri mu nzu, komeza wamuramuka. igihe cyaje kugera ndashimira uwo mukobwa, ubu ni umubyeyi, amen, kuko umunsi nakangutseho nicyo cyanyeretse ko nawe namukundaga, niwe muntu nahamagaye, ngira amahirwe muhamagara ahari, ariko Mana ndakanguka nkomeza ubuzima bugoye, n'ubundi ntibyoroshye. ukiri aho ntaguciye mu ijambo, ese ukanguka wakangutse wumva umeze ute? Ese wiyumva gute? Watekereza gute nyuma y'icyumweru cyose gishize uri muri koma utazi aho uri, kandi nanone wakanguka ukisanga hahandi ariho wari uri? Ese ubwo buzima wabubayemo ute? Muri iyo minsi ya mbere urumva byarangoye, bisaba ikiganiro, umukobwa ikintu yakoze ugerageje kumva hafi pe bishoboka, kuko we yagezeho n'akazi aragahagarika, kuko yaravugaga ati niba waraguye muri koma umuntu ntiyemere kuvuzwa ashaka no kukwicira muri iyi nzu, tukajya turarana, aranganiriza, igihe kiragera nsa nk'ugaruye imbaraga. Mu kugarura imbaraga rero naje gusubiza ubwenge, navuga ngo ku gihe ni Imana yabikoze, bivuga ngo wakangutse umeze nkaho nta kintu wibuka. yego, naje kongera gusubiza ubwenge ku gihe, kandi nkabona barakazanye tukarebana kakamvugisha, yari akiri muto, afite imyaka 3 n'amezi ndibaza ari 4, aho mbaye nkaho ngiriye imbaraga rero nahise mfata icyemezo cyo kujya iwacu, ko nabana uyu muntu tubanye muri ubu buzima kugeza aka kanya, no gupfa nkaba napfa nkamara icyumweru nta muntu ubizi. Bivuga ngo warakangutse, wa mukobwa akubwira amateka nuko wari uri muri koma. Yego, nafashe icyemezo cyo kujya iwacu, mfata icyitwa icyanjye byose ndazinga njya mu rugo, ndagenda mbisubiriramo mama, niwe nari mfite wenyine icyo gihe, papa yari amaze igihe apfuye, kuko papa yapfuye muri iyo sitarago yo hagati yo kuba umugabo yarabyaye hanze no kuba bikiri imivurungano, kuko no kujya kumushyingura nuko yari azi neza ko imiryango iziranye, hari habuze uko bigenza. Ngera mu rugo mama aranganiriza, iwacu nahamaze amezi 3, numvaga ntakeneye umugabo na gato. Sorry gato, hari akantu uvuze ngo imiryango yari iziranye, bivuga ngo uwo mugabo mwabanaga ni umuntu mwari mwarareranywe, mwari mukuranye. Urakoze cyane, niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo umwanzi w'umuntu azaba mu rugo rwe, nta nubwo azava kure pe. Rero byarabaye, mba mu rugo, numvaga ntashaka kongera kugaruka kubaka, tangira nanone kuzamo za mvururu z'imiryango, karitsiye, umukobwa kwahukana n'ibisanzwe, igihe kiragera kuko yazaga buri gihe mu rugo, akaza agasaba imbabazi n'iki, ariko njyewe mvuga ko pe naragukunze, narakubyariye, reka turangizanye, nkumva nicyo kintu ngiye nshaka. Twihuse, mwari mufitanye, watubwiye ko mufitanye abana 2, ese mwaje gusubirana? Tureba twihuse. Muri iyo minsi rero urumva byararangiye, imiryango ikajya ivuga ni mama mbuza, niwe umpatiriza, niwe unsenyera, n'iki n'iki, mama aza kunyicaza arambwira ati mwana wanjye bitazitwa ko ari iby'umugore, papa wawe yarapfuye, ihangane usubireyo umuhanda amahirwe, turebe niba imbabazi asaba ari iza nyazo koko. Narongeye ndataha, mfunga umwuka, ngaruka mu rugo, bya bintu mbibamo, hatarashira n'amezi 3 mbitangira kongera kugaruka, biba gatogo niko nabyita, birivanga, biba noneho biba birebire, yajya abona amafaranga, urumva yari yarabonye akazi, ukabona niba ari 100 arazana arishyura inzu gusa, ibindi ntimugore. Nkora mba mu buzima bugoye, kundeba gutya narazunguje muri uyu mujyi, kundeba gutya bari abantu bakubura mu muhanda, twarabanye n'inshuti zanjye, narabikoze, mpetse umwana, ukuntu Imana yabanye nanjye, nagiye gusaba kariya kazi mu muhanda, nta muntu ukora amahetse umwana, ariko njye nagiyeyo njyanye na marayika, nuko ntazahanira ijambo ryanditse, handitse ngo ntimuzagire ibyo muzavuga, Mwuka w'Imana azabibavugira. Nageze aho hantu barambwira ngo madamu
umuntu ufite umwana hano ntabwo akazi akabona. Umugabo wari wicayemo imbere muri ofisi arasohoka, wowe kuri hano ndamutekereza naje gusaba akazi. Ati se hano ko batajya batanga akazi ku muntu uhetse umwana urakabona? Ndamubwira rero ugerageje ukamfasha, si uko ntazi gukora, ariko uyu mwana nta handi hantu mfite mushyira. Yarinjiye ntiyari akigiye aho agiye asubira inyuma, ahita abwira niba ari uwari kontabure wandikaga, avuga ati hera kuri uyu mugore, ibintu ambwiye nabirengaho akazi muzakamwambure nta muntu muteguje. Bahise bampa akazi, ibyo byose nabibayemo, mba mu buzima bugoye, ukajya ukubura n'umwana mu mugongo mu muhanda. Impore humura. kundeba gutya narasabye, Impore. ariko ndashima Imana ku basi n'uyu munsi ngihumeka, kandi n'abana banjye akaba ari bazima. Nyuma y'ubwo rero nibwo twaje kongera kubyarana, urumva naragarutse, nkugarutse mu rugo birangira nteye indi nda, turabyarana ari we mwana wa kabiri nkubwira. Nabyo byaragoranye kugeza n'uyu munsi. Igihe cyarageze rero nibyo navugaga, ni buhamya burebure navuga n'iminsi 10. Tubwire muri makeya. Igihe cyarageze ndongera mbona hanyuma navuga ngo ni ibiraka, ariko kubera ko yabonaga wenda nagenda meseye umuntu bakampa icyo 1000, cyangwa se nagira umugisha nagira ahantu niba twafatanye 2 bakampa 5 kubwo kungirira impuhwe, nagendaga mpetse umwana. Naza wenda navuga ni aho kugira ngiye ngura ikiro cy'ibirayi reka mpite ngurira 10 icyarimwe, hari akabona afite amafaranga. Yego. Byarangiye umugabo agaragaye nk'umuntu akeneye kongera kugira ikintu akora mu rugo, kuko nzi kwizirika pe. Sinkunda umugayo, ubuzima buke bushoboka nabubamo, ariko nzi neza ko nibeshejeho. Ngwana izo ntambara, umugabo igihe kiragera asohoka mu rugo Araguta. aragenda. Kugeza n'uyu munsi ni ibintu bigoye. Bivuga ngo niyo mpamvu bagusohoye mu nzu kubera umugabo yagutaye. Maze igihe kwishyura biba bigoye pe, nta muntu utabizi. Impore cyane. Rero abubatse inzu nabo baba bakeneye kubaho. Murakomera. Ushaka kumutera imbabazi uyu munsi akakugirira impuhwe, ariko ntabwo byaba amezi 5, nta nubwo byaba 6. Impore komera. Ndanamwumva cyane, sinanamutera amabuye, sinanamurenganya. Rero ntabwo umuntu yagusonera ku nzu ngo azanagutunge, ntabwo biba byoroshye. Impore. Ni ibintu birebire, kubivuga biragoye. Impore. Ariko nzi ko Imana ishobora byose. Impore kandi komera. Ibyo bintu byose ni ibyo mbasha kuvuga, bimazemo imyaka 9. Kugeza n'uyu munsi ntabwo nzi amaherezo yanjye, ariko yatangiye ndayazi. Uhumura. Aho njya niho ntazi, ariko aho mva ho ndahazi. Mu izina rya Yesu hazakubera heza. Niyo mpamvu kandi Imana izahindura amateka. ntabwo natangiye nkubwira ngo kuza ahari kwira kwararira umuntu, sibyo Jede? Ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga, sibyo? Gerardine yavuze ijambo njya nkunda, aravuga ngo Imana yararirimbye arimba ngo icyambere Imana ntibeshya, sibyo? Aravuga ngo icya kabiri igira imbabazi, ariko arangije aravuga ngo icya gatatu ijambo yivugiye ubwayo ikibasha kuririnda imyaka 1000 n'ibihumbi. Nubwo uri gusitaragoringa gutya, uri gucumbika, uriho mu buzima bwa hato na hato, ariko imbere yawe ni heza, sibyo? Kandi ibyiringiro bya mbere ni uko ufite abana. Abo bana nabo ujye ubareba ujye wishima, sibyo? Kandi komera. Komera. Komera ni ukuri. Haracyari ibyiringiro. Imana yakugirira neza. ntabwo byoroshye, ntabwo byoroshye mwa babyeyi mwe. Gusa icyo nsaba umubyeyi wese ava akagera, azagerageza nambe ku mwana we. Naje gusanga aribyo byishimo umuntu aba afite. Uzi kuba uri kumwe n'umuntu uzi ko mwabyaranye, uwo akaba atabyibuka, njye mbifata nk'aho ari ukubyibagirwa, ko nta muntu udafite uko abayeho. Nubwo waba ukorera 2, uzi ko ufite umwana wanamuha 500, ariko nyine ntabwo byoroshye.
sinzi niba ari ikindi kintu wenda njye mbura, sinzi niba ari njye mubi, sinzi niba ari njye wacumiye kurusha abandi, nta kintu na kimwe ubura, uri sinzi. umugore mwiza nk'abandi kandi humura, ahari kurira kwararira umuntu, ariko bwacya impundu zikavuga. Umuririmbyi umwe yaravuze ngo amajoro yose ni umwijima, amajoro yose ni umwijima, ariko ibyayo biratandukanye, hari ijoro ry'umubabaro, hakaza irindi joro ry'ihumure, hari ubwo uyu munsi biba bibi ari urangiye, haza igitondo cyiza cy'ihumure. Hari igihe uyu munsi biba ari bibi bwacya impundu zikavuga, hari igihe kurira kwaba kwinshi ariko bwacya impundu zikavuga. Kandi hari ikintu nabonye, Imana ijya ibasha kuremera umuntu amashimwe kugira ngo nugera mu gihe byahindutse nawe uzajya ubasha guhumuriza abantu ubabwira ubuhamya bwawe. Turimo tugana ku musozo, ni iki wabasha kubwira abantu badukurikiye bazabasha kureba iki kiganiro? Abantu ntabwo bose ari bamwe, hari abagira umutima w'impuhwe, hari n'abareba bakibaza ngo uyu mugore ibi yivugisha ni ibiki. Hari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali, hari umuntu witeguye kwicara akareba iki kiganiro agakorwa ku mutima n'ubuhamya bwawe. Ni iki kintu wabasha kumusaba? Murakoze. Umuntu wese, nubwo twese dufite imitima idutuyemo ariko ntikora kimwe, ndahamya neza ko haracyariho abantu b'Imana bakorana n'Imana, Umwuka Wera agenda agakomanga imitima yabo, akabibutsa ko hanze hashobora kuboneka imfubyi, hari abapfakazi, ari izo ndushyi z'uburyo butandukanye. Rero icyo ndi kubasaba cya mbere, icyo umutima w'umuntu utegeka umuntu n'icyo akora. Njyewe nshobora kuvuga ngo nkeneye wenda iki n'iki, kandi yenda ubyumvise akaba wenda n'urugero ntacyo afite, cyangwa se akaba adafite n'ubundi buryo yabikoramo. Nkanjye usibye kuba wenda munsuye, nta nubwo niyumvisha ko hari umuntu ushobora kuza ngo ambaze ati ese ubayeho gute, ese bigenda gute, ese ukora gute, ese nyine mubayeho mute. Rero bantu b'Imana, cyane cyane ababyeyi, mujye mugerageza kwihangana nubwo bitoroshye, ariko musenge Imana. Imana yacu izi ibintu byose, Imana yacu ifite ibintu byose, Imana yacu ijya mu bantu ikabakoresha n'ibyo umuntu atatekerezaga, kuko nkanjye ntabwo ibintu nari nzi ko byashoboka. Nshobora kubona umuntu wita ku byanjye, ariko wenda bizajya bimfasha kumva ko hirya hari abantu bashobora nanjye kumuha uwo mwanya, bashobora kunkunda, bashobora kunyitaho. Nizere Imana. Waba hari icyo yagufasha, sibyo Jide? Yamufasha, turaza gushyiraho nimero ya telefone, Cyiza ni uko yayivuga ntayivuge. umuntu wagira icyo agufasha yagufasha, cyane cyane ko hari mu buzima butoroshye. Reba iyi nzu ukuntu ingana Jide, kuyibamo umuntu agucumbikiye n'abana bangahe ni ikibazo. Wavuga nimero yawe ya telefone, uwakurwa ku mutima yakuvugisha. Hari uwaba ukeneye kumugira inama, hari uwaba warabinyuzemo akakubwira ngo pole, hari uwakubwira ati mfite ikiro cy'isukari, hari uwakubwira ati ndakwishyurira inzu ukwezi kumwe. Tubwire nimero yawe ya telefone. 07 82 0782 68 68 29 73. Urakoze cyane. Wagira icyo amufasha yamufasha, inkunga y'amasengesho nayo irakenewe. Mwari kumwe na Ivona Ganza, Iganze TV, Egidia Muhoza kuri mikoro. Bye bye.